nakuzanira agatebe mu nzu y'ishabura. Nta kibazo, nje no kwije kandi nta kibazo. Sawa neza utakubangamira. Amakuru kuboniriwe neza nta kibazo ndashima Imana. Umeze neza. Urabona n'ibishyimbo. Nawe gusanga nta bishyimbo dufite ndagarikana nawe ibishyimbo byerekeho. Haracyari kare biri bushye. Ni byiza cyane. Ariko sheri numva ngiye rwose nkomeje guhangayika kubera kiriya kibazo kutagira umwana. Ndumva rwose maze kumanuka mu mutima. Utangiye gucika intege koko. Mutangiye gucika intege. Nuko njya tugasenga tukabaza Imana rwose kugira ikintu bitubwiraho. Fiesta? Okay. Yeah, okay. Abonye umukobwa mwiza. Namubonye. Igihe ushakiraga ko kagakonje. Okay, urakoze. Cyane aho n'abantu nyine baramfata tu. No, nta hantu hose. So sorry, telefone barabitwaye, I know your contacts, ariko nanjye urumva narivuzaga n'umukecuru aza kugira gutya arigendera. Sorry rero nawe umbabariye for sure. Excuse me, nakoresha imiheha cyangwa glasses? Yeah, glass. Bite byanyu? Cyane byiza kabisa. Bimeze bite se? Turaho turakomeye ahubwo mwebwe. Natwe turaho. Okay. Nashakaga kumenya amakuru y'ibintu byabaye. Nago mba cyaka kugira ngo abantu bamenye ibintu turimo. Ndashaka kugira ngo mume neza gahunda ukuntu ibintu bimeze. Mva nkubwire rero muvandimwe. Yego brother. Duhuzwa n'ibintu byinshi bibi. Ariko impamvu ngiye ngo hamagaye hano for real uze kunyumva neza. Nta kibazo. Nkuba boss wawe akaba na boss wanjye nanjye. Adukoresha ibintu byinshi kandi bibi. Sinzi we nimba ujye ubibona. Nanjye ndabibona nuko. Njye rimwe na rimwe aregeye antuma gukora ikintu ariko mbere uko nkikora nkabanza nkabyibaza wowe ujye ubikora. Nanjye ndabyibaza cyane ahubwo buri munsi mona nibaza uriya mupasiteri sinzi kabisa. Ako sinibaza bari abakristo. Reba abantu b'inzira karengana jya imbere. Ibaze n'ukuri kwimana ka pasiteri bese kuro n'ukuri. Oya nje aragatekerezo nabuzo nakabwira. Urabona turi ikipe nini nubwo mnyiyoboye. Ariko birancanga ngewe. Mwese reka ngubaze. Ubundi wowe ubona amaherezo arayahe? Afande ngira ngo mwino minsi hari impfu nyinshi ziri kugenda zigaragara ahantu henshi hagiye hatandukanye ariko icyo zihuriyeho izo mpfu nuko hari ikimenyetso akenshi dukunda kubona cy'umurabyo gikunda kuboneka kuri izo mpfu. Akenshi tukibaza yuko umuntu ubikora cyangwa se abantu babikora baba ari abantu bamwe ariko ntabwo turamenya neza abo bantu ese ni bande. Nicyo kintu turi gushakisha turi kubashakisha mbese muri rusange ariko vuba ngaha turaguha igisubizo kandi tuzabafata. Ese ni abizera bazajya kuba muri Yerusalemu umurwa w'Imana warimbishijwe niho bazatura. Mwiriwe neza. Meze neza ndashima Imana. Reka muce tuganire. Nta kibazo. Kumva n'amasaha yageze aho dufite n'iyizi. Turabujya gusura wa muryango wagize ibyago. None se bimeze umva nkubwire rero. Urabona nibwo ngiva gusenga mu kanya. Ngeze hano mbona nta bishyimbo mfite kandi nta wundi muntu ufite nasiga hano. Nta
ntabwo njyayo. Ese ubu biteretseho ntiwabisigaho ugashyiraho amakara tukajyana. Afande, ndakumva. njye hari amakuru mfite kandi ntekereza ko yagira akamaro. Yaha urimo uragenda usatira aho nashakaga. Ngewe mfite challenge imwe. Sibyo? Uyu mugabo arimo arangora. Rimwe araba umuntu mwiza, rimwe akaba umuntu mubi. Ajya imbere y'abantu, urabizi ajya afata abantu akabatumira ari nabazima nta kibazo bafite bakigira ibimuga akabasengera ngo bakize. Ahubwo uvuze ku ngingo. Uziko nanjye ajya nkoresha nkajya mu rusengero rwe. Utamwe ko nawe ubikora. Mwigisha mu mwuka cyane kandi ni umugome. Urampasteri koko. Wowe urabibona gute? Mbwira bro nk'umuntu tuyobora. Wowe urabibona gute? Ziriya mbwa tubana ntago nzizi fresh. Ntekereza ko nazo zagucinya murabizi akazi dukora. Yo bagutumye ngo ugende uje gushaka kanaka inyuma yawe hari undi waje buryo. Rero ni mpamvu wowe naguhamagaye nuko nabona gukiri mushya. Natekereje ko utaraba addicted. Niyo mpamvu naraguhamagaye hano ngo tuganire. Kabisa urakoze bro. No respect bro. Naje nuko hari undi wanyeretse agakira. Akura mposteri naga. Iyo najya mu kagoroba k'ababyeyi kajya gusura abantu nta muntu usesa gusa sanze byashirira. Kandi none bushera avuye hano. Nibagiye kumubwira ko ndi bigende. Babaranda kwinjiza ntabwo. Icyo utamakaniye ubu siko nanjye nari mfitanga kujya ariko ntaga kuguhemukira. Nabuze amayinite kuguhamagara mu by'ukuri. Imbabarira musabye imbabazi ariko ntabwo njye ugenda umvugira. Suko ko ndijyana. Ijyana pe. Pasiteri ahashye. Ihangane gusabye rwose ubusibu koko bari bazi ko tuza. None ugenda ubambwe ko bimeze. Nabo ubwabo barabizi ko mba mu rugo jyenyine. Nta mukozi mfite yaratashye. Ntiyagaruka. Umugabo avuye hano azi neza ko agaruka akansanga. Ubu agarutse agasanga nagiye ntabimubwiye urumva atabara amakosa. Ntacyo reka njye mu kagoroba k'ababyeyi ariko hariya tuzajyana. Ubwo hari imyikorere tuzajya no ku cyumweru. Sawa usigarekeje kandi hano. Oya kandi usigara amahoro reka ngende n'amasaha yawe. Ayo makuru niyo nkeneye. Ndakeka sheri wanjye akorana na bariya bantu. Njye baranshimushe mvugana na sheri wanjye kuri video call bahita bandekura. Okay. Nakumvishe nawe usa nkaho ntago uraba addicted. Kuri we ngiye nkoranya nawe imyaka myinshi. Ni nkuba nyine nkuko yitwa. Yafashe umwanzuro wo kwica abantu bose ziriya flash ubona tugenda dushyira kuri buri muntu wese twahemukiye. Buriya ni icyifuzo cye. Inkuru yaje kuntungura. Hari icyumba kiba mu nzu iwe. N'umugore babana mu nzu atakandagiramo. Iyo ni party ya mbere. Wende banga nkubwire nshuti. Ufite ubwoba bwo kuba uri kumwe n'umwicanyi se muko. Ase koko icyo cyumba urakizi neza ko agifite umugore we ku buryo yahisha amabanga n'umugore we kwera. Umugore iriya bitch nta kintu kimwiza. Nagabizi koko. Bro nagira ngo tuze gatoya nkubwire rero. Hari ikintu kimwe ugomba gusobanukirwa. Ndashaka ko nge nawe bigume hagati yanjye nawe ariko. Nta kibazo. Ndashaka ko twubaka ikipe izatabara ubuzima bwawe. Nanjye ugatabara ubwanjye. Cyane rwose niyo mpamvu mwemera bro. So rero ngewe inama kandi ubona ko ngiye ndi mushyashya mu gakino. Urumva? Ntuzajyemo ngo wasame bagukoresha uko ushaka kuko niba kuntuma nzakutwara. Hanyuma nawe niba kuntuma ugomba gutumika. Niyo mahitamo twakoze. Ariko ndagira ngo nkuba mu gihe ntari namenye icyo ari cyo. Amabwiriza guha mbere yuko yagira icyo yavugaho. Ujye utuma nge mbanze mbimenye mbere yuko ubikora. Cyane rwose. Inzira wacamo. Isubirire mu kazi kawe rero ndagushimira. Kuko umwanya wamaye ukangira iyo nama. Negereje umuntu hano n'ubundi ndi mu kazi nanjye. Igendere ntari. Sawa nta kibazo. Keep in touch. Ari man, ari fuck your life motherfucker. Reka mbabwire
bitewe n'ukuntu numva ibintu bimeze ndumva atari ibintu byoroshye, ni ibintu byo guhagurukira tukabyigaho kandi bigomba gukemuka, kuko izi mpfu za hato na hato no ntabwo byumvikana. Afande, ndakeka kandi nshyigikiye. Ngiye nshaka amakuru kandi byihuse vuba. Ni ukuri bigomba gukemuka. Mukurikirane mushyire ibintu ku murongo, ibintu byo gukeka no, fata ibintu ubitegure neza. Ngiye nshaka amakuru afatika. Ngiye ayo makuru mbahaye niyo. Afande, vuba aha ngaha turaguha igisubizo kizima. Mubikurikirane kandi bizakemuka, ntugire ikibazo. Sawa. Mama urimo kugira neza kandi urakomeye. Izina rya Yesu niba ndose imyuka mibi igendeye umupasiteri n'umukozi w'Imana, ariko niba ari umukozi wa Satani mundinde mu izina rya Yesu. Imana kandi urakomeye, nta kikunanira. Umwigize hirya n'imikorere ye cyangwa se Mwami Imana, umutima w'uhindure abe umukozi w'Imana nyakuri, ariko aje mu ishusho utari nziza. Uri Imana kandi urakomeye, icyubahiro n'ishimwe bikugarukiye none n'iteka ryose. Amen. Mana ugira neza ukora ibikomeye. Izi ni inzozi, niyerekwa, ufashe usobanurire ko nta kikunanira. Mwana wanjye witinya nahageze, biri ubonye ni ukuri. Uriya mupasiteri akoresha imbaraga z'umwijima, azakurwanya yego nibyo, ariko nanjye nzakurinda. Ni uwaje kugira ngo ayobye ubwoko bwanjye, humura ntabwo azatsinda. Uriya ntabwo akorera data, akorera umwuka mubi, ariko humura nzakurinda. Mwami Imana yo mu ijuru ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Ugira neza kandi urakomeye, ushimwe ko unyeretse inzira, ushimwe ko unkunda kandi ukaba uri kumwe nanjye. Ushimwe ubwo ndi kumwe nawe nzatsinda. Uri Imana kandi urakomeye. Mwami Imana ongera kunyongera imbaraga zidasanzwe kugira ngo nshobore gutsinda uyu mudayimoni ndwanya. Kandi urakoze ubwo uri mu ruhande rwanjye, nizeye ko nzatsinda. Urakoze, icyubahiro n'ishimwe bikugarukiye none n'iteka ryose. Amen. Amen. Afande, noneho mugende, ndabona anyohereje SMS, araje tubonane. Okay, sawa. Okay. Baryari umumagara muri ubu buryo bwihuta cyane, nanjye birantungura. Wanga usigaye ngenda ahantu hose ndashaka umuntu uri baranywa n'ibintu. Barani inshuti zanjye. Imyaka tumaranye yose
nibwo utangiye kugira inshuti. Anyway, amahitamo ni ayawe. Icy'ingenzi ni uko umeze neza, naho ibi nibyo naba nkora byose ntago nani your business, okay? Okay. Ngomba kugira inshuti. Ufite izo nshuti ariko ibyo naba nkora byose nkusubiriyemo bwa nyuma na mbere no kongera kumva ngo uri murangenda aho mbazanga ibi byabaye simbishaka ndakwiyama.